Shalom shalom once again bakunzi ba Joyful TV muraho mumeze neza twe na mahoro ni the MC the best entertainer from M Intore musore witavye Imana hamwe nabandi bose bamaze nuko bisanzwe remember to subscribe batara subscribinga ndetse mu bisharing ibiganiro byacu abikunze shiraho like igitekerezo cyawe ni commentaire umwanya ubuhari ubufite favor gutanga igitekerezo kubikorwa byawe ufite ndabibutsa n'ubundi kureba indirimbo ya Kadesh Worship Team kuri YouTube channel yabo indirimbo yitwa Umutsinzi ni nziza ndabizi ko nuyitegera uza gukuramo amashimo imbere ya camera ndetse no kuri microphone za Joyful TV turi kumwe n'umugabo hano wikalmye cyane reka tangira twibwira ni umunyamuziki ni umuhanzi byinshi araza kubivuga wenyine ariko reka dutangire tumwakira tumuha ikaze yivuge kandi mu muco wacu bakinyamurenge abadukurikirana nasa abanyamurenge ariko kubera ko bari umunyamurenge arivuga bivanye n'umuco we. Yes murakoze cyane nitwa mvuye kure donation ndi umunyamurenge iwacu ni mu Rurambo hano bita mu Bijojwe. Yego. Yes hanyuma ndi umuhanzi kenshi nagiye nkora mu makorari cyane indirimbo nishi ndetse ngenda ntanga n'izindi ndirimbo mu makorari ahantu hatandukanye ariko ubu nyine ndi online kabisa ku ndirimbo zanjye mwitege kabisa ziraryoshye kabisa. Waruvuze ko uri witwa Donation uri umunyamurenge ariko mu muco w'ikinyamurenge se kwaza bibwira na Dona wakubise nyine ntuzi ndi umunyamurenge umuki urumutwari ushatse mu baki ndi umutwari papa yitwa Rugomwamoni ndi umwishwa w'abega. Yes urubatse se cyangwa uri celibatere nk'aba bandi bahungu bari biganira ndi umupapa kabisa w'abana batatu abakobwa babiri n'umuhungu. Yes nziza cyane ikaza kuri Joyful TV Entertainment. Murakoze cyane. Wahora gukurikirana ibiganiro byacu ese nuko twagutumiye nguze cyangwe wari ufite na gahunda yo kudusura? Antuka nahora mbikurikirana kuko turaba mambure banyu cyane kandi turabafana turabashigikira cyane. Mwaragize neza kuko nari mbifite cyane kuzobasura. Murakoze. Murakoze cyane namwe. Rero mvuze ko uri umuhanzi uri umuririmbyi uri umuhimbyi mu kinyamurenge ca vrai uri umuhimbyi w'indirimbo ariko se wenda tutaraja andetaye ngo tuvuge ngo wahimbye zihe ndirimbo waririmbye hehe impano yo kuririmba yaje gute mu buhe buryo zo hari ryari? Yego murakoze cyane cyo kibazo ni cyiza ngewe natangiye umuzika ndi umwana muto cyane muri bya bindi by'amakorari ndetse njewe natangiriye no ku ngoma kaza nkubita ingoma ngenda mu ikorari y'abana ndetse baranzamura banshira mu ikorari nkuru ntaranabatizwa ndatangira ndaririmba mu Rurambo naho natangiriye mu Rurambo. Yego watangiriye mu ikorari y'abana mu Rurambo? Mu Rurambo kabisa mu Rurambo ahantu hitwa mu Bijojwe bya Kadezi. Yego niho watangiriye. Biza gukura gute kuko wenda mu bwana abantu bari mu muco wacu hari ukuntu twese twakuraga tuba muri Sunday school. Yego tugasa nabagiye muri musingi twese ariko nyuma kubera ko nyine wenda hari barabigiyemo kubera ubwana muri faso kugira ngo batwigishe ugasanga wenda twese si impano yacu kugira ngo twame dukomereza mu makorari. Wewe wakomeje gute kugira ngo namenye ko ari n'ibyawo kuririmba? Voilà murakoze. Bikurikiranye nyine cyage twari muri Sunday school gihe abantu bakiri abana bafata nyine bakaja muri ya korari ntoya igihe banzamuwe. Igihe numvise ko ari ibyanje ni igihe natangiye nije muri korari nkuru ntangira guhimba nkora indirimbo imwe ndetse nayikora nkababesha ko atari ko nayikuye ahandi kubera hari ibintu iwacu kera wakompozaga indirimbo amara kuyandika wayigisha muri korari wababwira ko ari yawe ndetse ntibayemere tigira amavuta ibifite amavuta yose ariko ntibayemere kubera ko ari yawe none ntigira amavuta bakayica amazi mugani wabimwe runaka wapi ariko wababwira ko indirimbo ivuye ahantu runaka antuka bakabona kwemera noneho nabikora nkababwira ati
iyi ndirimbo nayikopeye ahantu runaka bakabona kubyemera kabisa. Ndiyo wenda tuve mu za musingi bivuyemo urakuze ugeze igihe cyo kuba muri korale y'abantu bakuru hari ryari ni riguru nyine cyangwa ni buryo tumaze kugera ino tumaze kugera ino mu Burundi nico gihe natangiye kumva ko ari ibyanje tushika muri korale ino tumaze kugera ino dukompoza indirimbo mbwira inshuti zanjye muri korale. wabaga muri he korale? Naba muri korale yitwa Bible Choir. Yego hanyuma dukora vole ya mbere antuka niho nemeye ko kuko indirimbo zarakunzwe cyane zigera kure zigera iwacu muri gakondo zihumuriza abantu antuka mbona ko ari ibyanje ndetse nsenga umwuka araza arabibwira neza arambwira ati wowe komeza iyo mpano hari ikintu naguhamagara ariko ntukazuja mu bene kuko nabanje kuja muri zo gucuranga ariko mbona ibyo gucuranga atari ibyanje mbona ibyanje kabisa ari indirimbo ari ukuririmba. Waravuze ko muri Bible Choir ni ino mu gisagara cyangwa muri interieur? Ni muri interieur Muyinga. Muyinga iriya korale ndayizi yaravumye cyane. Ezo mwasoye ntuze yari album imwe cyangwa yari album vol 1 turongera dusohora na vol 2. Yego ndabyibuka cyane indirimbo nziza harimo indirimbo nziza za n'igihe gite ntambara igashira za Mbere yanjye ni Yesu za murinzi wemenyesha igihe ni nishi cyane na zamana wabanyura basogokuruza urumva n'indirimbo zari zifite amavuta cyane. Yego mwakoze album iyo album uvuga ko mwakoze kandi akaba ariyo yatumye umenya neza ko ari impano yawe kuririmba. Iyo album yoba iriho indirimbo zingahe wanditse? Zanjye ku giti cyanje ushaka kuba waranditse hamwe n'abandi ariko wenda akaba niza wanditse uri wenyine? Ndibaza standard muri zingaho mu 10 standard zari za wanditse wenyine kabisa. Courage man. Asante sana. Ufite ibintu byinshi mu mutwe bikomeye cyane. Indirimbo zitandatu kuri vol zose zivuye mu mutwe wawe umunyemba urakaze mugane wa bino. Nyuma yo gukora iyo album umenye noneho ko kuririmba ari ibyawe. Nego ubimenye uri muri korale wanditse indirimbo zitiriwe korale kumenya ko ari ibyawe wiyumvire se guhindura imikorere cyangwa waravuze ati nubwo menye ko ari ibyanje wenda bishobora no kuntunga ariko reka ngume muri korale? Igihe namenye ko ari ibyanje neza nuko nagiye mvuga ubutumwa ahantu henshi. Kuvuga ubutumwa si ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, navuze ubutumwa mu ndirimbo ndetse ngera nazabwagiriza ngenda mbakorera nkagenda nkabahimbira indirimbo makorari atandukanye bakazisohora zigakundwa zikagira amavuta. Yego ubundi intego yo gukora indirimbo woba wumva ari iyihe kuri wowe? Nuko kwamamaza ubutumwa bw'Imana nta kindi intego cyane yo gukora indirimbo cyangwa se yo kugenda avuga ubutumwa no kwagura ubwami bw'Imana. Yego nta kuba famous biba birimo? Apana nta bintu by'amafaranga ngo biki apana. Kandi n'icyo gihe nagiye mvuga ubutumwa ahantu henshi nta sinagendaga ngo ngiye ngo guca amafaranga. Oya nagenda ngiye kwagura gusa ubwami bw'Imana. Vuga ngo amen. Amen. Mu ndirimbo umaze gukora wenda abantu bashobora kuba batarakubona uririmba cyangwa se batarakumva uririmba. Yego mu ndirimbo waririmbye abantu bashobora kuzibona kugira ngo wenda bumve iyo mpano bumve n'ibyo bihangano we wanditse. Asante sana. Bozireba barashobora kuzireba kuri Bible Choir Gasogwe. Indirimbo harimo indirimbo za n'igihe gito za ntumbero yanjye ni Yesu zabaho anga muri yitwa Bible Choir nyine. Bibiliya Choir uko nyine jambo ry'Imana kabisa. Bibiliya ho gacwawe. Bibiliya Choir niyo muri ntuze muri interieur igasorwa ngo barebe kuri YouTube barazibona. Antuka barabona uyu musaza wicaye hano. Umusaza reka nta busaza man.
nyuma yo kuzandika mugakora vol zibiri ukaja mu bwagiriza abantu byakugiriye ihe nyungu uretse inyungu yo kuba waraguye ubwami bw'Imana ese mu buryo bw'imibereho mu buryo bwo kubaho mu minsi yose yo muri ubu buzima hari inyungu byakugiriye muri feedback hari inyungu yajemo si nshatse gusa waruvuze kubijyanye se nuko nagiye mvuga ubutumwa bakampa nk'amafaranga cyangwa oya nyuma yo gusohora indirimbo zigakundwa uretse kuba n'ubundi ari izagura ubwami bw'Imana zikanakundwa ku muntu agomba kubeshwaho n'ico akora wena rembaje se hari uburyo byahinduye ubuzima bwawe cyane rwose byahinduye ubuzima bwanje bikurikiranye n'indirimbo akenshi mba ndi mu bindi mu tundi twanje nkora ubuzima busanzwe ariko zukuri byahinduye ubuzima bwanje cyane rwose no kuvuga ngo bifite ico byamaze bifite ico aho byakuye ubuzima bwawe naho zabugejeje cyane twari duciye gato muri histoire ariko principalement ntago arico twadushaka kuvuga yego wenda batakuzi bakagombye kukumenya bakamenya n'ibyo ukora ariko cyane ico washatse kuvuga uyu munsi nuko nyuma yo gukora muri ayo makorali uyu munsi waje uvuga ko ugiye gukora indirimbo zawe ku giti cyawe cyangwa se carrière solo yego bimeze bitewe bitekereje ryari byo ngize iminsi ndetse hari n'indirimbo nka zingahe nakoze zibiri ntabwo ari zibiri gusa ahubwo ni nka zine ziri muri studio nabitekereje kenshi cyane bikurikiranye n'uburyo kuko bigorana mu buzima busanzwe umuntu akabura moye bushobozi bigatuma udakora indirimbo z'umuntu ku giti ciwe nta mu sponsor ufite ntaki bikagorana yego wabitekereje kera cyane nubwo ugiye kubishyira mu ngiro ubu kera nabitekereje kera ndetse nta tutaranasohora na vol kera cyane ariko bikurikiranye n'ubuzima abantu bari bafite ntibabona amafaranga nyine y'umuntu ku giti ciwe biba bigoranye yego aha rero nyuma yo gusohora vol rero ugiye gukora carrière solo bikomeye abantu rero bitege ibyo bikorwa byawe ryari ko bigiye gutangira ryari kugira ngo abantu bari basanzwe bakuzi n'abatakuzi mu miririmbire yawe babyitegure ryari abantu nibitege ibintu bishasha kuko hari inshuti ninshi zakaza zinterefona bambwira ngo bite ariko nababwira kabisa bitege mu minsi mike cyane mu minsi mike bagiye kubona ibishasha bagiye kubona ibikorwa byiza cyane byiza cyane kabisa waba umaze gutegura aho bazaba babirebera ibikorwa nka YouTube channel yawe kugira ngo bagende bagakurikirana ibyo ngibyo sindabikora kuko nta ndirimbo yanjye ndakora itarasohoka niyo mpamvu ariko ndibaza ko nizimara gusohoka bazabibona yizere ko nuzisohora uzaza ukatubwira kugira ngo abantu bikomeye cyane bikomeye ahangaha mwebwe ko muri inshuti kandi turi abafana banyu 100%. Merci beaucoup. Ubwo Donatien abari bamumenyereye mu makorale muri Bibiliya kwa ariko yozina muri Bibiliya kwa imuyinga n'ahandi hose yagiye aba agiye gutangira carrière solo abantu bitegura ibikorwa byiwe YouTube channel n'ahandi platforms zakoresha zose bagende bazitegure tuzazibamenyesha murakoze tuzazibamenyesha ubwo nyine bakwitega wenda dusohotse hanze y'umuziki ubundi utaba nk'umunyamuziki tuba umwanditsi ntuba umuririmbyi bana mu buzima bundi bari kuzabiki njyewe nyuma y'ibyo kuko kirahari nari kuzoba nyuma donc ikintu kirahari nta kintu kibaho donc Imana imaze kurema umuntu ikuremana n'ico yagushinze yego urumva tiwavuga ngo nyuma y'umuziki ngo cyangwa nyuma y'iki oya naho ngaho nyine ko umuntu oya hari ariko ari kuvuga ngo jewe wenda
n'Imana impitisha mico nzaba nari kuzahitamo kino nubwo wenda nico yakugize wenda utakigaye ucishimira ariko hari n'ikindi uvuga ati Imana yimbwira ngo ushaka kubiki mu buzima nari kubiki njyewe n'ubu nyine ndacyabifite icyo nzamviziya nari kuba umupilote umushoferi w'indege yego kuko nibyo numvaga ariyo nari kuzoba ariko nuko ntagiriwe amahirwe nyine bikurikirana Namiriye wavukiye ibaze kwifuza kuba umupilote waravukiye mu bijombe mu bijojwe neza kabisa kuko n'ubu nyine ndacyari sindabivamo kuko nzabyiga tujuru nzamuba neza cyane myaka ni hayisunika kirisunika ariko nubwo kwisunika nkageza muri 40 nubwo ugera muri 45 nzaje kugera muri 45 ndumu pilote cyane kandi ukomeye ikomeye ejo ni heza iwanyu ni mu bijojwe Rurambo yarasenyutse yego nubwo tuba tubivuga byorosha ariko si byorosha abanyarurambo abanyabijojwe abanyamurenge abanyagakondo bose ijambo rimwe bababwira ubihanganije murakoze cyane byo kuri iyo twatuvuga bino bintu abantu bari hano turi no twagiye biratubabaza ariko bikurikiranye nuko usimeze vraiment nta woreka kubura ijambo abwira abanyakarere nukuri no kwihangana ndabizi ko neza ejo ni heza kandi intambara zizashira niko muri yararimbye aravuze ngo ni igihe gito intambara igashira ndabizi ko nyuma y'ibi tuzongera Rurambo izongera kubakwa kandi tukongera tugatarama tukaza tuviyo twavuye twagiye tukaza tugatarama ndabizi neza kandi turabihanganishije cyane abafite ibibazo turabizi twese no kuzihanganira kabisa yego kuri ubu Murenge cyangwa se Iwacu muri gakondo Murenge habaye province bamara kugwitishamo kuyobora Kongo no kuyobora province ya Murenge woyobora iki njyewe noyobora Kongo yose tese kubera iki nuko noboye Kongo iyi province iroroshe kugira ngo nitegeke nuko tubura gusa abarongozi banyabo bamavuga kariya nakabazo gatoya mu bisanzwe ariko bikurikiranye nuko Imana yaturemye batwanga ariko sukuvuga ko ngo ari ikintu wo twara Kongo hanyuma kariya gace kagakora karangira yego we urumva we uyobora Kongo yose hariya hanyuma Murenge nkayigira kapitale nkuru nokoro kwimana ndakurahiye ubwo waye president wa Kongo Murenge wigira kapitale neza nkubakisha hariya ngahita mva Kinshasa ngatura neza Murenge neza hajya mu bijojwe niho hoba amabiro ya presidence rero turagushimiye cyane wenda tugana ku musozo w'ikiganiro turagushimiye cyane tugutera intege imbere ni heza courage carrière solo si coroshe kubera ko amafaranga uho yakura mu mfuko wawe wenyine na uretse ko na benefice ubuzi beneficia wenyine ariko kandi gambi n'intego ari ukwagura ubwami bw'Imana si coroshe kandi tuguteye intege imbere ni heza cyane turagushigikiye nizere ko n'abakunzi bawe bazagusapotinga muri byose bikomeye cyane bakagutwerera amafaranga ariko kandi ugende ubikore vuba ubwo bitubwiye tugiye kubirindirana amatsiko uhite ubikora antuka nibakorane mbagira amatsiko menshi hariho n'indirimbo nagiye ndirimba cyane indirimbo ivuga ngo waririmbye n'indirimbo yitwa Baho Mbere ya Mbonyi bikomeye cyane naririmbye indirimbo ivuga ngo Baho ni Yesu bivuze igize imyaka 2 kuri YouTube yego irakundwa cyane bikomeye wayiririmbye Mbere ya Mbonyi Mbonyi gano umusitari kandi turamwubaha cyane ariko waririmbye Mbere ye justement yangigize deza ariko kubera nyine
ubustare urakompa hari amavideo yigeze gutrendinga uri gukubita utuntu tumeze nk'udukomedi ibintu by'amadense gutya bijya bintu byari biki birya ni indirimbo y'Imana twaza dukina kugira ngo dukomeze ariko ni nkaho ugira impano yo kwibutsa abantu ibintu byo muri gakondo jewe ndayigira ariko kubera ko iyo utayikomeza reka manze mvuga ubutumwa bwiza buzokiza abantu imitima cyane kwibutsa abantu za gakondo byo cyane gakondo kwibutsa abantu za gakondo benshi barabyibutsa kandi nanje naragiye mbikinamo ariko nasanze atari ibyanje yego dusoza ijambo rimwe ubwira a community y'abanyamurenge kuko intambara ubu nyine turi kurwana intambara zo mu buryo bubiri hariho intambara yo kwirwanaho hakabaho n'intambara yo kurwana kuba maze kwangiririzwa ibyabo tubafasha ibyo kurya ibyo kwambara ibyo kunywa noneho ndagusaba ngo ugirire ijambo ugenera community yacu diaspora ndetse n'abari mu gihugu ariko cyane cyane aba diaspora tuvuze diaspora n'abari hanze y'igihugu bose guhera hano i Burundi ijambo batekerera mu buryo bwo gufasha iwacu kugira ngo tugume dufate responsabilité abahunze bacu ntibakaburare abakuwe mu zabo tibakarare ku mikikira ngo babure n'ikirengeti cyo kwifuza ijambo ni ryawe murakoze cyane uvuze neza z'ukuri njyewe ndashimira cyane nicyo mbanje gushimira ndashimira diaspora nkongera ngashimira n'umunyamurenge wese ahava akagera bikurikiranye n'ikibazo twagiye duhura naco abanyamurenge baritanga abantu barabafasha vraiment nkaha mutualité yaha turi ibujumbura yarakoze abanyamurenge bari hano barakoze cyane ikindi cyongeyeho gikomeye kwirwanaho nibyo bikenewe no kuvuga ko nta muntu n'umwe turwanirira urumva tutirwanyeho nta uzoturwanaho kimwe coco hari ico nzamvuga cyane kandi nkabibwira abantu nkabibwira ati amafaranga gutanga amafaranga ntabwo ari sawa kuko uratanga amafaranga umara kuyatanga asiko amafaranga aragenda arwane arafata umuntu kugira ngo ashike mu minembwe wapi ahubwo cyari cyiza nuko twohagurutse nuko nayo byivugira ndi hano ariko tugahaguruka tukagenda twenyine tukirwanaho nta uzoturwanaho tutahagurutse twebwe twenyine nibyo nkavuga ngo tugire ishaka abari mu mahanga abari habe natwe tugende turwanire ubwoko bwacu nubwo tuzohabwa agaciro naho abari hariya n'imparurwa twobigenza gute ni ukwirwanaho ndetse nayo mafaranga si cyane ahubwo igikenewe ni ugutanga abasore tukagenda n'abakobwa bakagenda n'abagore bakiri bato bakaza bacumbira abantu bari ku rugamba murakoze cyane ni nk'iryo kabisa norangirizamo ntiwiteranyije n'abantu kuvuga ko mugenda ukiri hano kandi kuva hano na hariya hakurya ari amasaha make nibyo ikibazo ni imitima y'abantu twebwe twahunze biza bitugora ariko habayeho nk'ibintu bya kera bya bindi bakazafata abantu ku ngufu bya bindi byo gufata abantu ku ngufu vuruware upuragenda ariko ubu nyine umuntu ntiyo biragoye kwijana ahubwo iyo bahari igiti bakaza badukubita tukagenda niho tuzobasaho ko no kuri twizere ko usensibilije ubutaha noneho abazagenda bazagusangaye bikomeye cyane tuzahurirayo reka tugushimire dusoza wakoze cyane kuza kutuganiriza kandi tuguteye intege kariyeri solo yawe izagende neza n'ibindi bikorwa n'ibindi umugisha uzakomeze ubane nawe kuko nibitoroshe murakoze cyane namwe Imana ibahezagire abakunzi ba Joyful TV Entertainment mwakoze cyane mukomeze mukore subscribe like share na commentaire ibitekerezo byanyu ni wa musore witabye Imana ari hano ku bwanyu ciao see you the next time thank you